Yes my friends, turagushuje aho dukurikirana buri munsi. Uyu munsi tugarutse none tugiye kukubwira ikintu kiza cyane kuri wowe ku giti cyawe. Wari ufite amahirwe cyangwa se witekereza cyangwa se wibaza ni gute namenya neza yuko wenda umuntu yagize ute amakinga anyumviriza cyangwa se hari amakuru yanjye y'ibanga yabatunze muri telefone ye kandi yakora muri telefone yawe. Mu yandi magambo waribwe ariko ntiwabimenye. Uyu munsi rero nshaka kugira nkwigisha ikintu. Niba wakiraga amakenga cyangwa se wumva ko umutima wiwawe ufite ikibazo, ndagira ngo umve kino kiganiro paka kirangiye kuko ntiwakuramo ubumenyi kwereka ni gute uririnda umuntu wari we wese ushobora kuba yaratangiye kumviriza, kabone niyo yaba ari umuntu wenda wikoze utabizi cyangwa se hari ubundi buryo bakoresheje none bikaza kurangira bakwibye amabanga yawe rimwe na rimwe ukaba utabizi. Uko umuntu kugenda akubwira ibintu by'iwawe utaruzi ukabizi kubera ko yakwinjiriye kera. So ngiye kukugisha amakode abiri y'ingenzi uyu munsi uraza gukoresha ugahita uba umuntu nawe uri smart ukawize umutekano wawe wa telefone. Ndashaka kugira ngo ubwangu ibintu ukeneye ni ibintu bitagenze bine. Ntago hano kanya ukeneye ikintu bita internet, oya ntago ukeneye ikindi kintu kiremereye kugira ukoresha no buryo, ahubwo urasabwa kuba ufite byibuze telefone yawe iyo ari yo yose. Waba ufite telefone ya gatushe, waba ufite telefone ya WhatsApp cyangwa se ya smartphone, ibyo nta kibazo, byose biraza gukora. Nizere yuko umuntu wibwa amabanga wari wese no umuntu ukoresha telefone ahamagara cyangwa se ahamagarwa bityo bakamwiba amabanga ariko we atagite atabizi. Ni gute bikorwa? Fata telefone yiwawe kano kanya wandika zino code byingiye kwereka udatinze na gake. Nonye mbese ko izi code ziratuma umuntu wese wakwibye amabanga yiwawe cyangwa se ukumviriza ugusomeza SMS yarayibye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bihagarara burundu. Ikode ya mbere uraza gukoresha, uraza hano handitse telefone cyangwa se nimero za wandikira nimero za telefone, uhite wandikamo urwego nane akanyenyeri urwego gatandatu. Reka dusangire ubundi bushyashya ni urwego gatandatu kabiri urwego. Niturangiza dukande yes kuri simukadi runaka. Urabona ko bahise banyereka yuko telefone yanjye ubu ngubu igarutse ku murongo nta kibazo. Noneho reka dufate indi telefone ya kabiri. Iyo ngiye kubwira ni rurangiza ikuramo icyari cyo cyose igihe ya mbere nkweretse uyikoresheje bikanga ihita witabaza iya kabiri, kubera ko iya kabiri yo iraza ikemura cya kibazo wari ufite wumvaga yuko wenda bitakunda cyangwa se wumva yuko abantu bakwibye utabazi cyangwa se iyi ni mpamvu ufite urwikekwe yandike muri telefone yawe. Nanone nurangiza ukurikirane ibi ngiye kubwira. Andika urwego 00 kabiri urwego, nonye nsubiremo urwego 00 kabiri urwego. Urabona yuko bahise bambwira yuko MMI code is starting cyangwa se iri gukora. Bahise banyereka yuko babihanaguye burundu, bahise bama SMS. Urakoze cyane. Nugira ngo iki kintu kimaze iminsi kitwendinga hirya no hino kuri social media. Hari amakuru avuga yuko abantu bagenda bibwa amakuru y'ibanga cyangwa se abamuhamagara ukabiba cyangwa se umuntu akwandikira SMS aho ugasanga abandi bantu deja barangije kugira ute kubyumva. Wowe wagenda mu nzira wagira ukaze aho ugeze hose bakakubwira ngo ibintu bimeze gutya kandi nta muntu ayibwiye. Izi code ebyiri ni ingenzi, wowe utaruzi yuko ari ingenzi bigerageza kano kanya. Akenshi numara kubikora urayitangira usubirana umurongo wawe nk'ibisanzwe, usubirana imirongo yawe nk'ibisanzwe, wongeye ukoreshe itumanaho ryawe nk'isanzwe, nta muntu umwe uri kukumviriza kuri telefone yawe. So urakoze cyane wakurikira Tera TV. Niba ari ubwambere kandi udukurikiranye ukaba ugeze kuno musoze uri agaciro kuri twebwe, ndagusaba ikintu kimwe gusa kibanga cyangwa se kiza kuri twebwe nawe kujya tujye tubana mu biganiro bindi bizakurikiraho, ukandi subscribe ukandi no notification all, none igihe cyose dushizeho ikiganiro ujye wa mbere kugira ute wo kukimenya. Ciao rero ikiganiro cyo ni kigaruka, Imana umugisha.